inkorera iriya mu myaka nka 18 ishize. Igihe uhura na Clarisse se Icyo gihe nyine shaho umwana mubi icyo gihe kandi bari Fabiola ntago yakwambara gutya. Ibisore ariko nta muntu wavuga bitambura ntacyo. Reba ukuntu nambaye insumbane. Nta kibazo sheri uri mu rugo kandi ibingibi hari icyo bivuga. Ego Ni biravuga ngo dushobora kuza kunywa. Omenwera myiza nyibwirira. Hano twavuze iki koko? Ubwo ndajya muri firigo. Nuko noneho inshuti yari inshuti yanjye icyo gihe n'ubu tudaherukanye. Ntabwo duherukanye pe agize n'imyaka 15 tudaherukana tutabona. Uwo muntu se? Yego ni umugabo ni umukomisiyoneri. Tutangiye kujya kazi. Ndamuhaje amakuru y'uwitwa Clarisse. Hey. Arambwira ngo agiye kuyashaka. Arambwira ngo agiye kuyashaka. Gusa muri minsi yarambwiye ngo Clarisse yimukiye yavuye Muhangaza muri Kigali. Tukeka ko nyina wabanje ari muri Kigali. Bari muri Kigali. Ngo nameze neza n'amakuru mfite. Buki? Noneho none rero ibyo ntabwo bihagije. Ntuhoreza amakuru umpe amakuru y'imvaho. Nugenda muhamagara. Nako namuhamagara n'abandi kwita amakuru ngo nimero ngo telefone barayimwibye nimero zawe zigenderamo. Ati ngize amahirwe urampamagaye. Ati rero Clarisse amakuru mfite nuko muri Kigali ni umucuruzi ngo acuruza utuntu tw'amavuta y'ubwiza. Yego. Cyo kiba kimwe. Ikindi afite umwana w'umukobwa w'inzobe uretse ko atazi izina rye. Icyo none ngiye guhita nkubaza ngo uwo mwana yitwa nde? Ndamubaza ngo mu kigero kingana iki? Ati ntabwo mbizi neza ariko ngiranyije ari mu myaka hagati ya 18 na 20. Ni Ange. Arananutse arabyibushye. Icyo cyo ntamubajije. Wongera umuhamagara. Ayambye ngo aho kana ngo agaheruka nyine kakira gashabara kakiga muri primaire. Nakumdoke niko ngo nawe ntabwo bahari. Uyu mwana niwe. Urumva? Ange niwe. Arangije arambwira ati rero ahubwo amakuru yaho kana mperuka karagiye mu ishuri kwiga mu wa 3 secondaire ariko ngo ishuri kaje kurireka. Uretse ukiraho harya Ange avuga ko yize. Ange ni wa uriya we iki ni ukutwima amakuru. Aduha amakuru akaduha igice kubera ko njye maze kubona ko uyu mwana afite target. Uyu mwana ndabikubwiye. None se kavuga ko kavuye mu ishuri ko nta mwaka tuzi runaka. Yarakaje karambwira ngo ntabwo kize ngo babuze amafaranga y'ishuri kubera ubukene. Icyo kirashoboka. Ariko kakaba karageze mu wa 3 secondaire kaba ariko. Ibyo birashoboka cyangwa mukarakarira se. Ko nanjye gukarakarira. Ka Ange hari ibyo kumva kavuzemo kantu k'Akongereza. Ko k'Akongereza akana kamwe katize. Akongereza gakura he? Nawe ntukasireka nkogashye. Ko twimana reka nkogashye. Umuntu uragenda ukabuza ko umuntu hari byabahuje. Wangize ukagenda ugatera umugongo ukagenda. Ntabwo nizi ntera umugongo mbishaka. Ahubwo nyina ari nzi ko ari kwakone nyine uburi mu cyaro gusa twajyanye ibihe byiza pe. Twajyanye ibihe byiza rwose. Ntiyanakubwira ati nibona naratwise wanteye inda. Ntabwo yiza bimbwira. Nta nimero ye watwaye ya telefone se. Ntabimugira. Wari wamuguze se. Wari yize mugura ko ari mu rukuga banyitagaho. Kaza kansura hano narindi. Shabahungu muri abagome. Akankorera amasuku. Ibaze ukagenda nta nimero yutwaye. Umukobwa nk'uwo nguwo. Wampa Clarisse tukazahura. Nabanza nkabateranya. Hari tugegeraga telefone ahubwo. Nabanza nkabateranya. Ukabanza mukarwana. Asikanye.
ako shari we abatoranya mukabanza mukarwana ari we cyari cyiza cy'inzobe yego muri myaka cyari cyiza pe aho mbabare mbwire rero nyina wa Ange arabonetse barahuye Kararisa wawe kuko bigaragara ko Ange ni keza gafite nyina mwiza hanjye kandi amahitamo nagira icyo ngiye kukubaza ngo Kararisa aramutse muhuye Fabiola araha wabigenza Kararisa umutima wamuvuyeho burundu usanze yaranakubyara umwana nka Ange wabigenza ute Fabiola wamuca inyuma agisubizo ufite sibyo kuncence yakongera ikaba kuncence mwana mama tu akajya gutera kutaba unsakuriza mu kanya ego we hakiye ubacwa hafi sigara gutekereza ubundi uzambwire nkwigire imitwe sibyo nyina Kararisa usanze nani nyina wa Ange usanze ari we Kararisa ndamugira inama mbaza ngo ni yihe mbaza se ni yihe uzashaka Ange Karame ngwino mubwire ibyo wari gukora se wabirangiye ngiye kubisoza ariko ni nkaho byari birangiye yego byose nyine tubishyira ku murongo birangize neza none se hari ikintu ushaka ko tuganira urabizi wagiye unkorera amakosa menshi ndihangana ariko nubwo wenda nanjye nshobora kuba mfite udukosa twinshi nagiye nkora tutari sawa ariko buri umuntu mukuru ku mwana ntabwo ibyo bintu byabura uko byagenda kose rero niba hari utwo nagiye nkukosereza ukabona bitagenda neza nyine mbabarire oya mba mbizi ko nyine ari kuma disipurine w'umubyeyi nta wundi mutima mubi uba ubifitemo oya nta mutima mubi mba mfite gusa hari igihe biba ngombwa ko umubyeyi akangaje umwana rero hari igihe mba nabikoze ukagira wenda n'ubundi bugome ariko ntabwo nkanga nta n'ubundi bugome mba mfite jya wihangana rero rimwe na rimwe nambabarire ko nawe ugira udukosa twinshi kandi cyane nta kibazo nanjye nzaza nwirinda reke gukosa Ange rero urabona ko muri uru rugo twarinjiriwe subizi babagamo njyewe nawe na Matayo n'umugabo wanjye none haje mu ndi muntu mu by'ukuri usa nk'umukobwa wanjye sibyo kandi tujye tuganira dushyire mu kuri twese twuzuzanye icyambaho kibi nawe cyagushyikira ikibi cyakubaho nanjye cyanshyikira icyakwangiza urugo rwanjye nawe cyarwangiza kuko n'utwo dufaranga ukorera cyangwa uko wari ubayeho byahagarara rero Ange mu by'ukuri ntabwo nizeye ko nari mushiki wa Rukasi byizeye ukize utari kubyizera kandi ariko yavuze kuvuga ururimi ni inyama yigenga yavuga ibyo yumva ishaka ariko imyaka nabanye n'umugabo wanjye ntabwo uriya mukobwa nari nakamubonye sinenzi ko afite mushiki we imyaka rero ishize ngiye kubona mbona umuntu mu ngo dumburi buriya mu buzima bwawe umuntu aba akwiriye kugira amakenga amakenga yanjye rero ntabwo niyumvisha ko nari mushiki wa Rukasi ntabwo ndi kubyikorora yego mba mbona banasa wowe uri umwana ntabyo uzi wowe ibyo ni imitekerereze yawe n'imyumvire yawe ariko ngiye ngomba gushyiraho ubushishozi bwanjye nk'umuntu mukuru rero ndashaka unekere ubimenye neza yuko ari mushiki we hari igihe wasanga ari ihabarake
oya nakwenda umugabo wanjye ese yabikora ibyo yenda umuntu yabitindaho gusa wowe nyine umenyere yuko ari mushiki we sibye nani gute koko ese ntabwo uba wumva umuntu mu gihe bari kuganira na musaza we kumva yenda amazina amuhamagara ukumva nawe ukamuganiriza yenda ukumva avuga ati musaza wanjye wegere umuntu ntabwo ushobora kubiyobera abaye ari sheri wenda yanacikwa akavuga ati sheri wanjye ariko ari musaza we yavuga ati umuvandimwe wanjye musaza wanjye wabikora wamukurikirana kuko icyaba cyose nyine byose natwe byatugiraho ingaruka yaba ari njyewe yaba ari nawe nase ubwo ngubwo nari boss njye mwegera ntabwo ari boss nkubwira uzi nta matwi ugira nakubwiye ngo ujye wegerana ana bari nzaza neza boss isura mushaka we uretse se bose ubwo nkabegera oya njyewe ndashaka uriya mushiki we sheri we mwiborere kuko we ni umuntu wacu sibyo turasanga ngo turamuzi ariko uriya muvantara utwinjiyemo sibyo uriya ashobora kutwica tutanabizi cyagiye twawe wasanze twicaye turi kuganira utureba nabi ngira ngo wenda byagiye ntabwo ngenge nemera ntabwo njye kwizera umuntu wese umuntu abayeho imyaka n'imyaniko araje mu rugo dumburi nari ntaramubona musaza we nigeze ambwira ngo afite mushiki we ngewe ngo ndi mushiki wawe ariko ibyo ari byo byose ntabwo boss yakubeshya kuko aragukunda ntabwo yakubeshya ngo icecekere wa mwana wawe by'abagabo ntabyo uzi sibyo wowe icyo nkwisabije ukomeza ujye ukomeza umwumve sibyo amakuru yose yuko yitwara imbere ye uko bavugana nawe uhita ubyumva niba umuntu ari musaza wundi urabimenya kumvugana na mata yo urabizi kumvugana n'umugabo wanjye urabizi sibyo ko nawe rero uzagenda ureba ati babayeho gute bavugana gute ukakwambwira kandi ntuzagire ubibwira ko ibyo bintu nabikubwiye kubera ko bo banyumvisha uburyo ari mushiki na musaza ariko ngewe mu myumvire yanjye n'imitekerereze yanjye sindabyemera biranoroshye kubera cyagiye turi kuganira arambwiye ngo njye mufata nka mama wanjye urumva nzamwiyegereza ubundi ibi byari byo ngaho ugenda ukwakwanye vuba sheragiye kuza nyine wowe ubigenze kuriya ndabikora uko nguko burya abasirimu biragoye ibaza igihe maze ahangaha tugakubitana duhita duhoberana nk'abantu batabana mu nzu kuvuga umusirimu njyewe numva uri kuvuga umusirimu nkagira ngo kuvuga umwe w'igoma ese abasirimu b'igoma umusirimu se ushaka amafaranga abaho ibaze nkabaza icyumba ariko iki cyumba gihora gifunze iki cyumba ni cyane icya Yohana ese uwo Yohana namubatiza yagiye kubatiza abantu rumwe muri Bible ariko ngiye nshaka kuzagenda rino zina wabonye ko Bofra ari umusiramu ureka ubundi gushaka akantu k'akazi kandi mbere nigeze kangutere restaurant aho nigeze kujya mu basiramu ho rimwe bano muntu aranyikundira niba mu cyaro umuntu aranyikundira rero ko nyikundira nimba nahise akazina kamwe ka Shaitani hoya nashakaga izina ry'icyaro nakabwiye sister araseka Shaitani soga cyo bibaza Fabiola akakwita nawe nabonye ubusiramu reka se nawe wabaye ubusiramu nawe buriye menye yitwa DJ yitwaga Fabiola mu cyaro ngeze nawe ngasigaye yitwa Hadija usa Hadija na Fabiola nyine yitwa ako se we twajya ngo ntago muvukana Fabiola turavukana neza ku babyeyi bose niwe mukuru nese we kuciringa ngiye se ko ndi umuhungu nyine Fabiola ni umumama bashaka kwiyubahisha nk'umumama nyine ku buryo yiyubahisha nk'umumama uswe n'abareba kanabizanamo umushinga akaguciriza Angela afitanye tanegurira umuzimu mu ndaro wa kantu Angela afitanye kuvuga ari umuvandimwe oya nari biso simbi sajya mu kututuntu ajya mura bari ba reka nagusetsa
ngire nyankomanga uwo muntu aje kwa musaza we aka karezi nako kabanza kanyiryaho karaze ngo nako kakingurira umuntu batazi we ameze inyuma y'urugero ngera rukubitaho yagufungura rero atumvikanye na Fabiola ari guca wambaye yego ni ibintu by'ingumi agashwi ngira ngo wenda kagiye gusaba uruhushya kagaruka ngiye kubona mbona ukasara azamukanye n'umugore baraza batongana ubwo narungurukiraga mu karyabo baratonganye ati ntumukingura ati ndamukingura ngo uwo mugore ndavuga ni karabaye arakingura nanjye ndagurutse mbavuye mu mbavu za musaza wawe dore umugore ngo arafuka ntabwo yagukubise vide yarani yagutinya ntabwo yigeze nkubita ariko yarafushye arafureka umugore ndamusuhuza arabyanga ubwo kubera iki se yaraze ko nteretana na Lucas oya ndamuzi Fabiola Fabiola ubundi nta gitsina gore kimere kwinjira amanga atabaziranye kandi ngo aziranye n'abagore ntabagabo usibye wenda umuntu ugize kumureba umwe Juma yangegera yagukunze kuva kera buriya yagize ate ahubwo mba amakuru yagiwe Juma se Juma ni umuntu ukorana na Bofi bose batangije business buriya bagakorana agashaka kuza kumuteretera umugore ariko izina ry'Imana reka kubwira yo reka nkubwize ukuri izina ry'Imana nta mugabo nzamuvuga bagira bate bakundana Fabiola mukunda iyi na Fabiola njye mbona mukunda nuko nyine aba ntaga mukunda Fabiola John Fabiola ubundi umuntu nawe Yohana uzabire kujya upfa kwitwa John nawe Yohana ni ry'abantu bakuru sindi mukuru oya Yohana ubundi ni utuzina tw'abantu bakunda kuvuga John Charles oya ngiye kwitwa izina ngiye guhindura izina barahindura se kandi ryanditse ngirango amemerere yemeze kujya kurihinduza umva nkwibwiriye mushiki wawe nk'uko nafuhira musaza wanjye nanjye niko mufuhira akagira umugabo mbonana na Fabiola hasi hejuru ntabwo urabona Juma baza ngo byagenze byiza twakoze utuntu two tumara ingeri kabeshya Juma aje hari none yaraje azi ko ntahari azi ngo aje gufatira na Fabiola Fabiola ariko ndimo mbarunguruka mvuga ngo mbacunge urukira mu rugi meze neza barakirimo kigenda kimwegera Fabiola ngo hey mutajya umenya ko tumugura umugabo yarasakuza yakora mbona kiramusumiye sha nanjye sinzi ikintu cyanteruye naje bubaba uguruka yego ntabwo nzi kuguruka sha sinzi no gutongana ariko sinzi ahantu byavuye ahese kabwo nawe nakubona azagutereta aragatereti pusara agatereti gifite amafaranga utakibona kuri amafaranga na nyine amafaranga nta n'isoni reka nanjye kukubwira ibintu byinshi reka ncicike make nese mwarakaye ibaze Juma ntibitse nese ni bibi bisa namwemera ahubwo ndana yera janga gushaka abagabo oya ufite arampagisha okuri iraditse umugabo nyama mubuze ngo nace nabapira muracyari ufite impamvu yawe nta bana ugira amufite tungana turi mu kigero nako bazaga mwana wanjye ndavuna ibyo bintu tazana sunu tutuzuru oya shakuzamuza abani na Fabiola Fabiola akuzabwira Lucas mwana usibi Fabiola ni ngombwa wangira inama ko umwana we nk'ibikoko uri mu kigero nk'icyanja mu rutaho gato koko namusiga wenyine cyo reka nakwise John kabaye nta kibazo si Yohana se onye ko mbibona rero umwana w'umukobwa wenyine oya ko mbibona ko bagomba kumba hafi kuko n'umubyeyi w'umumama Yesu kamuzana nawe akabahana hari icyo gutwaye mujye mufatanya imirimo hari icyo atwaye nta kintu atwaye nuko nabazaga nawe ukunda kubaza kubaza se anje karama oya duraho nibere irya mukuru rirazinduka riba ryagiye kureba irya mukuru ubu nanje nkunda ntari byo mvuze ntibarizaga ubwo warankunze naba aha ntacyo mbivuzaho cyo nk'ibyo ubwo menya yarankunze abana oya da ariko ubundi bafata inkota gute bakayiraza ku nyama fata inkota ikiranwa n'inyama
urumva kano kayaga kuri iri zuba ariko none izuba ryasize cyane iri zuba riteye ubwoba pe ririmo riraka ntabwo babitangaje siko bashyizeho itangazo bavuze ko iri zuba ngo rishobora no gutuma habaho impfu z'abantu wabyumvishije ugomba kunywa amazi menshi n'ubusanzwe agenda yakunda amazi inyama ukazireka inyama zitukura gusubira nibyo nsi inyama yakwica umuntu cyangwa zarabuze barimo barashyiraho itangazo ry'uko zabuze inka zashize ahubwo zisigaye zinahenda icyo kiragura ibihumbi hano ngo araho kigura 8 ikindi ahubwo inyota sheri ikindi tugomba kugira no kwinda ibintu birimo kafe nabyumvishe nanjye rero gutangaza nari bose kahe ngo ukora ibyo nibyo tugezemo ko hano ko bitajyaga bibaho byatewe n'iki ntabwo mbizi izuba ryo muri uku kwezi oya ngo ni ukubera imyuka mibi yanduza ikirere nabyo nabyumvishije gukurura ubushyuhe iwacu zituruka he ibi byose asike urwacu ni ruza nyine tuzacaho shari ntacyo ushaka kubwira ariko nturakare ndakaza ndarakara iyo utangiye kuvuga gutyo ubwo n'ubundi uba ugiye kunkomeretsa ndakuzi ako shiri aho kugira ngo umuntu hanze azabwira ikintu wenda cyitwa ku kibabaje no kugira ngo umukunzi wawe abe ari ukikubwira ubanze se ngewe bya icyo kugira ngo ngiye byambabaza ubanze se yangira ati ngiye nta kintu byambwira kuko nta n'umwanya n'igihe cyanjye ngomba kubaho uko ngomba kubaho ahubwo nababazwa n'uwo nkunda aramutse akomerekeje umutima wanjye uwo niwe wambabaza shiri ntawe nshaka kubabaza nta na rimwe nshaka kubabaza kandi imyaka tumaranye yose urabizi ko najya nkubabaza kandi nakabaho ntazibanye zidakubonye amahembe ariko kuri inshuro ibyo ushaka kutuvuganaho twese biratureba njyewe nawe biratureba ntabwo ari byawe wenyine sheri natekereje nsanga tugomba gukoresha tumuwaye possible uburyo bwose bushoboka tukabona umwana none se ko birakariye shiri ntabwo ndakaye none se ubona bidakenewe ubona umwana adakenewe muri urugo rwacu uramukeneye koko kandi ibyo uvuga ni ukuri rega nubwo buri umuntu aba abikwepa ku ruhande ibyo uvuga ni ukuri ariko wibuke ko neza atari njye wiha nanjye ndamushaka kandi byananshimisha kuba mbaye mfite umwana kandi ibyo uvuga ngenda kumva noneho ubu ngubu 100%. Uhaha ukateka ukagabura ukagira umugore wicara yonyine yuzuza tuwarete gusa nta ruhinja naki ibyo uvuga bifite rezo ariko n'ibyo uvuga bitari ngombwa ese ububona nta kintu maze uretse kubyuka nicaye ngeretse akaguru ku kandi ndagukunda I love you aha icyanzanye rero ndabona nta kigishoboye nta nicyo nigeze nkora bizagera aho urwo rukundo nkunda rushira nese ubundi umugore udatanga umusaruro erega Imana yaraturemye iduha n'ubwenge hari ubundi buryo dushobora gukoresha sheri kandi ibintu bikagenda neza sinareka kukubwira yuko biba bimbabaje ko ubunyibukije icyo ngomba gukora cyangwa inshingano zanjye sorry ariko ngomba kwiyakira nyine izo moyens de possible zawe ushaka gukoresha kugira ngo ubone umwanya wahede wabikora basi umutwe nshaka
nako n'ubundi buryo dushobora gukoreshwa hari uburyo rwose bushobora gukoreshwa umwana akaboneka nibyo navuga ngo ubwo buryo bushoboka erega uyu munsi wa none hari system yo gutera intanga ngiki ku buryo noneho urashaka kujya gufata intanga zawe ukazamuha baraba yawe bakakubyarira ntabwo ari ibyo none se ni iki nshaka umwana ukuvuyemo nase bafata intanga zanjye bafata intanga zawe bazinshyiremo yego mu bundi buryo kuko ubundi wenda buri gutinda cyangwa se bwarananiye ahubwo ubwo wabona icyo gitekerezo wakimbwiye waranje kubona umugore ugiye kubikora oya ariko kubera ubwo nabyumvishije kuki imbere hose utari wabitekereje se ngo ube wafata koko ahubwo buriya wabitekereje ari uko warangije kumubona ahubwo nsobanurira uwo mugore ninde ugiye kukubyarira none se ubwo baramutse ubundi basanze izo ntanga zanjye zidakora cyangwa nyababyeyi yanjye itabasha kuba yakwakira umwana ngo mbashe kubyara umwana byagenda bite ariko ibyo nabyo tukabimenya ubwo urumva rero kuba wabimenye kandi waranje kugira igitekerezo cy'uko ushobora gufata undi mugore bashobora gufata intanga zawe bakazishyira mu mugore wanabishyira no mu wundi mugore nta wundi mugore navuze chérie ariko si kuki nkubwira ugahita uzamuka no kubera iki ngiye nuko mba nkubwira ushobora kumbwira aka kanya gatoya nkahita mbona ibizaza ejo ibyo uri gutegura nakubajije ubwo buryo ushaka niberamuka basanze wenda nyababyeyi yanjye itabasha kurera umwana sibyo icyo nacyo kikamenyekana ariko cyangwa se mu kimwe noneho warangije kugira icyo gitekerezo cy'uko bishoboka ko wafata intanga zawe ukazishyira mu mugore uba ufashe undi mugore cyangwa wenda n'ahari sinandi mugore nshaka niwe nshaka kumbyarira kandi nta mahirwe ahari yo kubyara ariko ureka nkubwiza ukuri utambeye urukundo rwanjye nabona ruzagera kuri iyi herezo kuko mba mfite ubwoba bw'uko ushobora kwenda kubona ngo ibintu byinshi nkora ukumva wenda ndi nk'umusazi mba mfite ubwoba kuko nshobora kuzabyuka mu gitondo nkabura urukundo rwawe ntabwo uzambura none se mfite iki ndagukunda mfite iki se ndagukunda niwe nkunda muri iyi si ariko basi Mateo rero igihe tumaranye umaze kumenya cyane bihagije kugira ngo iyo ntameze neza urayibona niyo imeze neza ndabibona iyo imeze neza urayibona ese urabona umeze ne muri iyi minsi bisanzwe nkuko usanzwe utuje n'ubundi rero muri iyi minsi hari ibintu birimo binkora gushira mu mutwe birimo bintametinga cyane birimo binsumbuwa ni gusumbuye yes ariko hano mu ntabwo muri concern gusa n'ibindi ku giti cyanjye ariko nubwo zindi ku giti cyanjye burya kugira ngo umuntu atuzemo gakeya agira bimwe asohora kugira ngo byibura ihe umwanya ibindi yumva naruhutse aho yumva naruhutsemo mbibona cyane kuruka muri siho ntabwo tuzaruhura tuzahora duhura n'ibibazo isi n'ibibazo kandi ibibazo byaremeye umuntu kandi agomba kuba muri izo condition cyane ko biri rero tujye tuganira byinshi ariko hari icyumba ntari nawe ukoreramo cy'amabanga yanjye amabanga se koko ibintu byose mba mbona byoroshya hari amabanga waba warabitse burya hari amabanga umuntu abika gusa amabanga kudafite undi mugore ngo abe ari amabanga kudafite undi muryango ahandi hantu ngo abe ari amabanga ufitemo n'ayahe ariko Anje mujya muganira Anje Anje turaganira mu nshuti wanjye cyane buriya
ari mu bantu biyumvamo buriya Rese yigeze kunashira kuri life background yiwe. life background yiwe rero sinyakunda kubyinjiramo ko nyine muri ino si kuntu bajya batubwira ngo menye ibyawe ibyawe byibere ko kenshi ntabwo babikureba ushaka kujya kubimubaza wenda ari inyure mu buzima bugoye ugasanga ngize iki ndamubangamiye niyo mpamvu nyine ntakunda kugira iki kuba nakwinjira umuntu ngo mubaze iki n'iki rero hari ibintu byinshi bimeze bite Anje buriya ni umwana wa ngo Anje ni umwana wahuye n'ibibazo. yahuye n'ibibazo Anje ako simbizi mbaye n'ibibazo ngiye mbona yikorera akazi kiwe neza nkabona ari kushondana na Fabiola nkabona sinzi n'iki n'ibibazo neza uko nk'uko biri kugenda ukuntu uko mbega nyine ni gutyo babayeho nicyo nzi ako sinzi ubuzima bwe mu buzima Anyway ntacyo ariko buriya ndashaka uburyo umuntu yanapanwa ntuza business yacu ikava hano ikajya kuri rwo arundi rushimishije rutari uru nguru. ese rugo bigabire nanjye nshaka kubimushyiramo nuko nyine kara kanyuzemo ariko buriya ntacyo warakose business course ufite business wasanga ari n'izindi bavumbuye nshyashya buri munsi wararutekereza umuntu burya apfana imipango njya nibaza nk'amafaranga ufite uzakoze iki utaragira ufite muzayarya muzayakoresha kikomara amafaranga nanjye nk'abanyashaka utari kuyarya mbere yari cyane nditari ko nanjye muri ino minsi ndi kugenda mvuga ati kankora akantu ka sevinge njyewe ko nanjye ejo nzaba umugabo ugomba kubikora nibyo umuntu aba arimo cyane kurusha ibindi n'abasore bo kurushanti bari kuhamagara aho uzajya kushate ryari avanga maze iminsi ndabona ndashaka yanze hasimbukiye aheruka tutangira projet nawe nongeye kubanza ntabwo waheruka kabisa ubundi marebera ku gasozi icyo gihe kuri gasozi ugahagaruka reba cyane kwitegereza nkareba movement y'abakozi nuko saha rero ubwo reka banze mwitabe muguhe gahunda neza ubwo sinzi turaza kuza ibindi kubivugana nta kibazo